Chapitre ya kabiri. Dukomeze igitabo The Power of Now, inzira y'ibyishimo buri wese akeneye kwiga niba yifuza kubaho yishimye muri iyi si ubundi ubusanzwe itoroshye. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ikurikira mu Mutanyi Rwanda niko twitwa. Niba munsi video kandi ahantu handitse ijambo subscribe ahagana iburyo, kugira ujye ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bworoshye mu gihe kizaza. Tumaze kuba 14 birenga, injira mu bandi. Amazina yanjye ni Samuel Mugisha. Reka dukomeze. Iki ni igice cya gatatu dukoze igitabo, ni chapitre ya kabiri. Umwanditsi Bwana Eckhart Tolle, chapitre ya kabiri yayise Consciousness, the way out of the pain. Ukanguka, inzira igusohora mu buribwe. Iyi chapitre ivuga ku mubiri wuzuye uburibwe, asobanura inzira twabohoramo abo turi bo, imibabaro ishingiye ku marangamutima tugira, tukayisezera dukoresheje ibanga rimwe, ari ryo kubaho mu gihe turimo nonaha. Mu gihe turimo, igihe turimo nicyo cy'agaciro kuruta ibizaba, ibizaza cyangwa se ibyahashize. Inzira isohoka mu buribwe. Muri chapitre ya kabiri y'igitabo Bwana Eckhart Tolle, muri chapitre ya kabiri y'igitabo Bwana Eckhart Tolle yubakira ku bitekerezo bya chapitre ya mbere twarangije gukora mu biganiro byacu, asobanura icyo yita umubiri ubabaye, umubiri wuzuye uburibwe. Asobanura ko uyu mubiri benshi tugendana nawe uyu munsi uba wuzuye uburibwe n'imibabaro iba yaragiye yibika yiyubaka muri twe mu bihe byahashize kera. Hanyuma ubwo buribwe nibwo bukanguka buri gihe iyo tunyuze mu bintu runaka, tugeze mu gihe runaka, cyangwa se iyo tugize ibitekerezo cyangwa se intekerezo z'ibintu runaka. Ikigaburira uburibwe tugendana nabwo muri twe nta kindi uretse ibitekerezo biri negatifu, ibitekerezo bibi twigiraho twifitemo. N'uburibwe kandi bushingira ku byo ducamo ndetse n'amakimbirane mu buzima tubayemo. Ibyo mvuga murabyumva. Nyuma y'ibyo ubwo buribwe bukoresha ibitekerezo byacu ndetse n'ibyo dukora bukabigena. N'uburibwe ndetse ingaruka z'ibyo byose bituganisha ku mubabaro kenshi utagira ingano. Abantu barababaye uyu munsi. Reka tubisobanure. Uyu mubiri we yita wuzuye uburibwe buri wese agendana, avuga ko atari ikintu kiri aho gusa, ahubwo ni ikintu twibonamo kandi tukabona mu bandi. Uriya yarampemukiye, ndibuka ukuntu yandakaje icyo gihe. Umwanditsi avuga ko turamutse dukangutse tukamenya kwitandukanya n'uyu mubiri w'agahinda, ibibazo n'umubabaro, twatangira kuvanaho ububasha uyu mubiri udufiteho cyangwa se utugiraho. Uyu mubiri wuzuye uburibwe ubundi avuga ko atari twebwe ba nyabo. Umuntu umaze imyaka 2 yarambuye undi amafaranga, akaza kwemera icyaha, ubuhemu, akanakicuza. Mu myaka 2 twese turabizi ko abatakiri wa muntu wahemutse mu myaka 2 ishize. Twavuze ngiki? Yaricujije, yaranahindutse. Ikibazo twebwe niyo duhindutse dufashe indi nzira, tugafata indi nzira tukemera guhinduka, tugumya kubaho mu buribwe bw'ibyatubayeho byahashize. Umubiri wuzuye uburibwe. Ntabwo turi uriya muntu uri muri twe cyangwa se uri muri wo. Umubiri wuzuye uburibwe ubundi ni umubiri uba wuzuye umubabaro n'agahinda byiyubatse muri twe kubera ibyo twanyuzemo. Umwanditsi avuga ko wamenye ibi waba watangiye kwitandukanya n'uyu mubiri, ugatangira kubaho ufite amahoro yuzuye. Dore zimwe mu nama atanga igihe wifuza gutandukana cyangwa se kwitandukanya n'uyu mubiri wuzuye uburibwe, umubabaro cyangwa se ibyo waciyemo, agahinda. Bwana Eckhart Tolle ni umwanditsi, atanga zimwe mu nama wakoresha ukitandukanya n'umubiri wacu wuzuye uburibwe ukishima kurushaho. Urufunguzo hano ni ukwibanda ku byo urimo gukora igihe urimo nonaha. Igihe cyose wumva uyu mubiri w'uburibwe usa naho uri gukanguka, usa naho uri guhaguruka. Urugero, uhuye n'umuntu wakurakaje nyamara wari wigiriye mu isoko, wari ugiye guhaha mu isoko. Aho kumwegera ngo umutuke, kora ibyo wari ugiye gukora, komeza ujye mu isoko. Ibande ku cyo umwanditsi yita nonaha. Indi tekinike ni ukureba uyu mubiri ubabaye wuzuye uburibwe cyangwa se ufite uburibwe ufite, gusa ukirinda guca urubanza, kucira urubanza. Uramutse wamenye ko buriya buribwe bwuzuye umubiri wawe atari wowe wa nyawe, ko ari ibyahashize gusa, ukamenya ko bukurimo, uzaba watangiye kugabanya ububasha n'imbaraga bukugiraho. Ntabwo bwakongera gupfa kukuganisha cyangwa se gukoresha ibintu udashaka, kukuganisha mu nzira mbi. Umwanditsi kandi agira inama abantu guhora bahari kandi guhora bakangutse, bakanuye, being aware. Iki gihe uzarinda umubiri wawe wuzuye uburibwe kuyobora ibitekerezo byawe n'ibyo ukora. Ibi bizakuyobora ku mahoro yuzuye ndetse uzatangira kubaho bundi bushyashya.
ubundi hari umumaro avuga ko ari uwo gukanguka cyangwa se guhora ukanuye uri maso uzi neza ibiri kuba. Bwana Eckhart Tolle avuga ko gukanguka byatuganisha ku kwibohora uburibwe tugendana nabwo, ko tubasha kwemera igihe turimo nonaha ndetse tukacyubaha ntitugerageze kugihindura. Tayari tuzaba twamaze guhunga cyangwa se twahunze uburibwe n'umubabaro, nitwerekeza amaso yacu yose ku biri kuba nonaha, uburibwe n'uruziga rwabwo tuzaba twarusohotsemo. Ibuka guhora uri maso, guma mu gihe urimo kandi shyira umutima wawe n'ubwonko bwawe bwose mu bikorwa ukora buri munsi. Kanguka. Nibyo yari bigize chapitre ya 2 igice cya 3 mu gitabo The Power of Now. Turamutse dusobanukiwe neza icyo uburibwe n'umubabaro imibiri yacu yumva icyo ari cyo, ari nako dushyira ubwonko bwacu ku murongo, uyu munsi dushobora gutangira kubaho mu mahoro n'ubuzima umwanditsi asobanura. Video izakurikira tuzavuga kuri chapitre ya 3, tuzavuga ku buryo wabaho byimbitse bihagije mu mwanya urimo nonaha. Ikiganiro ntiwibagirwe kugihereza like kuko bigifasha kugera ku bantu benshi. Nureba ku kirahuri cyawe uri kureba iyi video, hari indi video nagushyiriyeho wareba, ndabizi nawe uraza kuyikunda. Naho ubutaha.